nimba umuntu umuhamagaye nakwitabe WhatsApp ukamwandikira nagusubize reka nkubwire buriya Rehema rero ni igicucu fasha nzongeye kugaruka kuri izi mikoro zawe nibura nabonanye na Rehema njya kumuzanira amagi ku muhanda ngewe reka kwambara ikabutura n'uburenganzira bwanjye kuko nari ndi mu rugo bitekerezeho hanyuma ungarukire kuko umutima ugukunda ndacyawufite nabaye imbwa nabaye igihungu ngo dore uko kimeze. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umurereye impande n'impande ndetse tunabashimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ibiganiro byacu bikunyura n'umwanya mwiza nawe ngo uyikore. Ndabasuje cyane bari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari Finlande, Belgique, Italie, muri France, Suède, Suisse, Hollande, abari muri Cap Vert, abari muri Amerika, abari muri Canada ndetse n'abari muri Australie n'ukuri n'abari ku migabane yose y'isi. Turabakunda cyane, reka nsuhuze cyane abaturanyi bacu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC ndetse n'abari Uganda n'abarundi. Mwese ndabakunda cyane kandi komenti zanyu ndazibona. Uyu munsi rero tubafite umutumirwa reka nanjye mvuga ngo ni umutumirwa maze iminsi itari mike nirukaho wangoye kandi twarigize gukorana. Tukaba tugiye kuganira nawe. Uyu musore rero mwamumenye, ahanini benshi bamumenye aduhamagara ko hari umusore uri guca abakobwa inyuma ngo bakamukubita kubera we. Tugiye kuganira nawe atubwira byinshi by'ibibazo byose muri komenti mwambajije namubaza mubonye. Uyu munsi rero mukurikira ikiganiro byose arayiza kubidusobanurira natwemerera. Tubahaye ikaze. Murakoze. Amakuru ni meza. Meze neza. Ego. Watangiye wibwira abagukurikiye. Ubundi nge nitwa Juma. Hanyuma se Juma ni umupapa, ni umusore, ni umugarso père nko njya numva abantu bavuga. Juma ni umusore, nawe urandeba ntabwo ndi umupapa, ndi umusore. Hari n'umupapa ariko ugaragara nk'umusore kandi ari umupapa, nubize ko bibaho. Kereka babyigira. Ya urakoze cyane. Hanyuma Juma, amakuru y'iminsi ne narakubuze nyuma y'igihe kirekire cyane. Amakuru yari meza ariko impamvu bari barambuze hari igihe umuntu ashobora kuguhamagarira ikintu runaka ariko ukabona icyo kintu nta bisobanuro gifiteho cyane ku buryo ushobora kuba wamwitaba ngo muganire. None ni ikihe kintu none gitumye uyu munsi uza kuvuga ati reka tuganire? Ibisobanuro noneho uri ready yo gusubiza benshi bibajije kuri Juma cyangwa? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akeneye kumenya ukuri ujya ahagaragara kugira ngo gutangaze. Niyo mpamvu uyu munsi navuze nireka ngende nshira ukuri hanze hatazagira n'umfata uko nari. Urakoze cyane. Ndabona uyu munsi wambaye black, ipantaro y'umukara, umupira w'umukara. Kubera icyo hisemo kwambara ahantu hose umukara? Ubundi mu buzima bwanjye iyi niyo myenda, niyo style nambara nkumva mberewe. Iyo nambaye black mba numva nanjye nyuzwe. Njya numva ko ngabo abantu b'inzobe babirwa n'umukara. Nawe wabibonye. Nawe wabibonye. Black ngenda nayikunda cyane ariko niwo mwambaro nambara nagenda mu nzira nkumva ndi smart. Ariko nangira imikara myinshi wana. Yaje nkundi mukara. Ya urakoze cyane. Hanyuma Juma, impamvu nagwamagaye wenda ukananyemera none munsi ukaza, benshi bakomeje bibaza kuri biriya bintu byabaye, bamwe atese nibyo koko, abandi se ni filme, ni comedy, ibintu nk'ibyo. Ngewe wenda nzikari ukuri kuri uyu munsi wowe abatekerezaga ko ari ibintu bitabayeho by'ubuzima busanzwe bababwira iki? Ubundi iriya ni inkuru ya nyayo. Nanjye bagendaga babimbaza banyandikira ama SMS tise ibi bintu turi kubona, iyi nkuru ni impamo, ni ibintu mwateguye n'iki? Ndavuga ati oya, biriya bintu byabayeho, ni true story. Ni ibintu byabayeho nge mari. Urakoze cyane ati byabayeho mpari. Mu bantu baduhamagaye nahamagaye n'umuntu witwa Juma cyane ko twe twakoranye interview mbere ho gato. Niyihe mpamvu wavuze ati reka nemere mamagara itangazamakuru kugira ngo mugenzi wanjye, umuntu waba nk'umujama wawe, umuntu waba bro wawe, umuntu waba umuvandimwe wawe, umuntu waba mbese inshuti ya hafi, ukavuga ati reka nkiri kuri hanze noneho nawe byakubaye ejo n'ejo bundi? Buriya reka nkubwire, buriya kuba umugabo nta kindi ni uguhagarara ku kuri.
ubundi biriya bintu byabaye kuba narabahamagaye nuko njye byari byarambabaje. Byambabaje ari bari abakobwa baje bari kumsa ubufasha kugira ngo mbafashe. Narebye agahinda bafite rero ndeba uburyo bakeneyemo ubufasha, ndavuga ati nanjye nagize icyo mbamarira nk'umuntu w'umugabo, ese naba ndi iki? Iyo umuntu akwitabaje nk'umuntu w'umugabo ngo umutabare, yakugera agasanga nta bufasha ufite cyangwa se nta butabazi ufite, ubwo se uburi iki imbere ye? Abapolisi ari n'abakobwa. Njye rero nabafashije bitewe n'inkuru banganirije, bambwira uko byabagendekeye. Urakoze cyane. Hanyuma kiriya kiganiro tugishyiraho muri komenti, benshi bagiye bandika komenti ati wenda ibi nibyo bikwiye ko uyu muhungu akorera ikosa ryo guca abakobwa babiri inyuma, abandi ati uyu muhungu ni umugome, ati ibintu ubwa yakoze ntabwo byari ngombwa ko ashyira mugenzi we hanze. Bamwe namwe ukabona barakomantingaho wenda bakurakariye, abandi bakavuga ko wenda bari abakobwa bakoze igikorwa cy'ukuri. Babandi banditse negative comments wenda zigutuka zivuga ati no muhungu ni imbwa, ni umwana mubi, ni umugome ashyize mugenzi we hanze. Wabifashe gute, wabyakiriye gute? Of course ukuri kurababaza, twese turabizi hanze aha ngaha ubundi hatsinda ikinyoma. Ubundi ukuri ni gake gutsinda muri rubanda. Ni ukuvuga nge comment narazibonye kuko nagiye ndazikurikira zose ndazisoma, ariko uwanutse cyangwa se wamfashe nabi ajye yishira muri kiriya cyiciro nawe yakigezemo, cyangwa se ajye yumva biriya bintu nawe bimubayeho yaba ameze ati. Ariko uwandebye n'abafite ishingiro arumva wenda uriya muhungu naramuhemukiye, ariko njye ndumva nakosa nakoze, njye nari ndimo ndafasha kandi ibintu byari byanyabyo. Ni ukuvuga ngo rero ukuri kuba kwaragiye hanze hari benshi kwaruhuye umutima, kuko nanga ari comment zanutse gusa, hari n'izanshimye ati ibintu nkabira kuko bibaho, reka tubyamagane, sibyo? Abakobwa barabazengereje kubatendeka kuko biriya bintu usanga iyo ukuze uri umusore n'ubundi niyo ushatse ukomeza kuba kuriya, ntabwo ushobora kuba umugabo. Ni ukuvuga ngo rero kuba umugabo bitangira ukiri umusore. Kuriya rero umusore yaratangiye gusa nkaho ari guta umurongo. Nimba atangiye gutendeka abakobwa akiri umusore, nabo umugabo azatendeka abagore 10. Abafite urugo hano najya gukorera mu Mutara abafite y'urugo, nagihuye abafite y'urugo, nuko rero bitangira. Ariko sinabikoze kugira ngo ncire umuhungu hanze, ahubwo njye nari ndi gufasha basista banjye kugira ngo bamenye ukuri, bave mu gihirahiro. Bara n'abakobwa bageze mu gihe cyo gushaka Sandrine. Nabyumva ngo bivuga ati n'abakobwa ari kurira bageze mu gihe cyo gushaka. Hanyuma abandi bavuze ati ibi n'ububuga uyu muhungu yakoze, wababwira iki? Icyo nababwira ntango nabatuka, ahubwo njye icyo nababwira nuko icyo nzi ko nakoze umutima utanshinza, nuko nakoze ukuri, navuze ukuri, ngaragaza ukuri. Niyo mpamvu rero n'ubundi ntango wagenda ukora ibyiza, ni ukoze ibyiza nibagushima, ntango bagushima bose. Ni ukuvuga ngo wowe ujye ukora ibyiza udateganya inyungu za rubanda, cyangwa se udateze kumva ibyo abantu bakuvugaho. We garagaza ukuri, ukora ukuri kwawe, ubundi ibindi bizisobanura. Sandrine, urakoze cyane. Juma, tujye mu mwanya wo kuvugisha ukuri. Ubu wabaho nta mukobwa n'umwe uratendeka, wenda ntago ari abahungu bose, hariho abahungu bagira true love, akavuga ati nimba ari umukobwa umwe, urugero nitwa Jado cyangwa runaka, ndakunda umukobwa umwe nta wa kabiri mugeretseho. Abo bahungu bariho. N'abakobwa, hari abakobwa bategurusha avuga ati njye ndakunda umuhungu umwe, ntabyo ibintu byo gutendeka. Ubuzima bwe bwose wabayeho ukunda umukobwa umwe? Tubwize ukuri. Njyewe ntabwo naba naje ku gitangazamakuru nje kubeshya. Njyewe ndacyavugisha ukuri. Ni ukuvuga ngo njyewe ari aho nize, ubuzima bwanjye nabayeho na sosiyete nabayemo, njye nagiye nkundana n'umukobwa umwe. Kubera ko ibyo nawe ubwawe biguha umutuzo, bikanagufasha mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo impamvu abahungu benshi usanga hanzanga banatendeka, usanga bameze nk'abanafite ikibazo mu mutwe. Iyo namurebye ubona afite ikibazo mu mutwe, usanga afite ihungabana, kubera ko usanga yikeka, agenda mu nzira yikeka, ninyura ndi kumwe n'uyu nkahura n'uyu biragenda gute, telefone na wamamagara ndi kumwe na shere nkaba ndayikwebye, nkaba ngo ndabona ngo ari wa muntu akaba ndayijimije. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubaho n'ubundi mu buzima bwawe nta mahoro ufite, ubaho nk'igisambo kandi nta uri muntu uri muri bo. Njye icyo nabonye cyama amahoro nuko ngomba gukundana n'umukobwa umwe, twatandukana ngashaka undi, ntabyo kugerekeranya.
ni imifuka y'ibijumba ndi kugerekeranya mu rugo se. Oya. Niyo mpamvu rero ngiye gukunda umukobwa umwe, ngiye kugeza na n'ubu mfite umukobwa umwe nkundana nawe. Urakoze. Hanyuma uriya musore twakoranye ikiganiro narababara cyane avuga ati Juma nta byinshi bifite byo kumuvuga hati gusa nimbwa, wamusubiza iki? Ngewe nibyo bitewe n'umujinya yari afite n'ibyo bimubayeho, uburenganzira yarabufite bwo kunyita imbwa, ariko wenda nawe niyicara agatekereza azumva ko ibyo yakoraga atari ububwa, ahubwo ko ibyo nge nakuze hari icyo byamufashije mu buzima. Uzi yuko burakari uko bari abakobwa nahabaye nkabakiza, uzi yuko ari nko mu muhanda bamufatiye, uzi yuko bamuniga bakamwica cyangwa bakamukubita amavide umutwe bakawumena, none si ibyo nibyo byari kumushimisha. Ariko kuba narabaye imbwa kuko wenda nagaragaje ukuri agacika ku ngeso, njye nta kintu bintwaye. Icyambere ni ukuri, nawe niyicara kumva yuko ibyo namukoreye ahubwo azicare abitekereza azangurira akantu. Muri make harabavuze ati Juma azajye kumusaba imbabazi. Nta mbabazi uteganya kumusaba nyuma ya kiriya gikorwa wakoze? Sandrine reka nkubwire, imbabazi uzisaba ufite amakosa. Iyo wishinze icyaha warakoze nabi ujya gusaba imbabazi iyo umutima wawe bigushinze. Ariko kugeza na n'ubu ngiye umutima wanjye ndumva nta kibazo ufite. Muri make ibyo wakoze nibyo. Ibyo nakoze nibyo. Okay, ngewe buri muntu wese mwubahira uburenganzira bwe ndetse nuko yumva ibintu. Hanyuma twakoranye ikiganiro n'uwari umukunzi wawe. Yari we ntiyari we cyangwa se ni n'uwabyitiriye, reka mvuge gutyo. Mbwira uwo ari we kuko Zawadi nawe uzi se ko mvuga ngo mbwira. Ya Zawadi ndamuzi. Uramuzi. Yari umukunzi wari umukunzi wawe? Yari umukunzi wanjye. Urakoze cyane. Hanyuma we yatubwiye ko ino saha mwatandukanye, ariko uratubwiye uti ndi mu rukundo. Uri mu rukundo n'undi mukobwa cyangwa? Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu tujya twibeshyaho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akwanze umukunda niba bivuze ngo muratandukanye. Ngewe nshobora kuza kuvuga ngo ndakwanze ariko ukinkunda. Ntango kuba nkwanze we nibigukuramo urukundo mfitiye. Rero kuba yaranyanze ntango bituma nanjye mwanga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nubundi ngewe ndacyamukunda. Nge nango kuba nyanga ntango bituma nanjye njya mvuge ngo ndamwanga. Wenda washobora kuba afite icyo yanyangiye, ngiye se ndamwangira iki? Urakoze. Hanyuma we mu magambo ye nawe ngewe impande zose ngerageza kuzivugisha, navugishije abatandukanye. Nawe yaravuze ati biriya ntago ari ubuseriye, ati cyane cyane naramukundaga atari kwenda bari baramumbujije, aho benshi bambwiraga ngo nawe hari ukuntu ajya atereta abandi bakobwa nkanga kumva ibyo abantu bambwira, atariko nko kuntu yahemukiye uriya musore nawe jahuye n'abandi bantu bakamuhemukira byamushimisha. Icyo kintu wari umukunzi wawe yatubwiye ko mwemanye n'igihe kitari gito, ni nko kugucirirwa pirato, bicyo ukivugaho iki? Wenda urakoze kumbaje icyo kibazo, ariko wenda nawe wari gukoma urusyo ugakoma n'ingasire. Kuba yarakubwiye ngo nahemukiye uriya musore nkamucira ku karubanda, baranabonanye cyane ko ngo banahuye akamwihangana. Okay, ibyo ntango nkeneye kubyumva nimba baranabonanye. Ubwo bafite uburyo bahuyemo, ntango wenda ibyo nkeneye kubyumva. Ariko icyo nashaka kukubwira cyo, uwo Zawadi uri muravuga wavuze ayo magambo naramukurikiye, wavuze ayo magambo ati nahemukiye uriya musore. Ese we ahahagaze hariya afite umusore ubatendeka ari abakobwa babiri kandi bose ababwira ko abakunda bya nyabyo, akamufata ari kumuca inyuma. Zawadi yahagarara akavuga ati ngo ndabona ngo binshimishije, ngo koko ngo komereza ngo nanjye ngo mukanya unsange mu rugo. Ntango ibyo bintu byabaho. Sandrine ibyo nkubwira ni ukuri, hashobora gupfa umuntu. Umutima ni ikintu kigoye. Ariko uriya mukobwa yavuze ko uko byagenda gusa amakuru afite ko ari ukugambanira uriya musore. Ese Sandrine namugambaniye ni ngewe nimba abakobwa baraje bakansaba ubufasha? Muri ubwo bufasha reka tube open tugendane ejo. Ndabona wenda ushobora kuza kurakara, ariko ndavuga ukuri uko kumeze. Muri bari abakobwa ngo harimo uwaba yarakwishyuye. Yamaye. Ngewe ndi komisiyoneri se? Reka nkubwire, sibyo? Umuntu wavuga ayo magambo uwo ari we wese ko naba narishyuye kugira ngo ngambanire umusore, sibyo? Naramugambaniye baza kumukocora nkihagararira.
bakamukubita ahubwo nanjye nkaza nkafasha ngo tukamukubita ariko kuba baraje bakamukubita nkabona ko ibyo njye natekerezaga byari bigiye kubaho ngo asobanurire njye nari nzi uko agiye kubasobanurira. Ese tukiraho ubundi wowe watekerezaga ko biri bugende biti bari abakobwa namara kuhagera ubundi watekerezaga ko bigenda bite aho wakubise umusore mugenzi wawe bakamuciraho imyenda? Njyewe numvaga nkuko bari babimbwiye ati turagira ngo dusobanurire. Umuntu akubwiye ngo ndagira ngo nsobanurire uravuga ati ngo ni ukuganira ngo aba ari mu fight. Baraje nari nicaye bamuhagarira iruhande ngo tubwire ngo bimeze gute ngira ngo agiye kubasobanurira. Ninje mu nzu numva hanze bafatanye barimo barakubita umuntu imyenda bayimucireho ndavuga nahubwo bya bintu hano ashobora kugwa umuntu kandi ari njye wamuhamagaye. Nibwo nasohotse ndatandukanya ati mureke kurwana. Ariko ikigaragara cyo nsubiye inyuma ngiye nta video njya nkora ngo nyibagirwe. Wahise ubona abo bakobwa baje uhita uterura mashine ujya mu nzu. Bijyagaragaye ko wagiye mu nzu uzi neza umupango bafite. Reka nkubwire njye ntango nagiye mu nzu z'umupango w'aba bakobwa bafite ahubwo njyewe nari mbahaye umwanya kugira ngo bicare byitekerezeho uko ari batatu uriya muhungu abasobanurire kuko nyirango nari mbirimo nari kuba mari iki hariya ni ngo njye nari mbahaye umwanya kugira ngo bicare bari abakobwa mubaze ngo ari njye n'uyu ukunda nde dusobanure njye narase nari guca uruhe rubanza njye bansabye ubufasha ndabubakorera ntango njyewe nari kujya hariya ngo nanjye nicare mu kiganiro ngo mbabwire ngo ndabona ngo ukunda uyu cyangwa ibyo ntango oya sandi niyo mpamvu njye nahise nigendera ntacyo nari kuba mara hariya. Okay, ukuri wenda kuzwi nawe hanyuma bavuga ko wabarishyuwe urabivugaho iki cyangwa se wababwira iki? Ndumva iyo ngingo yo kunyishyura yo rwose baribeshya ntabwo amafaranga yo guhamagaza umuntu ngo baze bamukubite ayo mafaranga ndumva nta nicyo yakumara ntacyo ayo mafaranga yaba ari umuvumo. Okay, nimba ntango wenda najyaho ngo mbasaba imbabazi cyane ngo kugira ngo banyumve ahubwo icyo nababwira cyo nuko ayo mafaranga ngiye ntango amafaranga nkayo nayakorera ntango mbuza akazi katuma njya gukora amafaranga y'ubukomisiyoni bwo gukubita umuntu ntango ndagira muri icyo ciciro. Hanyuma andi makuru uriya mukobwa mwakundanaga Dua yatubwiye ko nyuma yamenye amakuru ndetse akanayabwirwa n'abantu batandukanye ko nyuma nawe agakora research ze aho yasangaga amatelefone amamesaje biki byose mwandikirana n'uriya mukobwa turiya mukobwa mwari musigaye mukundana bigaragare ko wamuteranyije n'uriya musore kugira ngo kubera inyungu zawe. We mukobwa twateretanaga muri bari ngo yitwa uriya w'amahane wari ufite amahane cyane uriya Rehema. Yego buriya iyo ukuri kugiye hanze n'ibihuha biza ari byinshi urimo urumva ni ukuvuga ngo uriya Rehema uretse kuba tuziranye gusa biri aho ngaho nta na byinshi muziho nawe nta na byinshi anziho. uwo nari nzi nuko yari Zawadi niwe mukunzi wanjye njye nanone ndacyamwita umukunzi wanjye kuko njye ntabwo ndamubwira ngo narakwanze. Zawadi niwe mukunzi wanjye uriya Rehema we sinzi ntango nabona n'ikinyarwanda nabivugamo ariko ni umuntu uri aho ngaho mu best biri aho ngaho bidahambaye ariko bitewe n'uburyo wenda abantu babikurikiye muri iriya nkuru bahise babibona ukundi wenda babona ko impamvu ndi muri bari abakobwa hari ikibyihishe inyuma ari nibyo byo kunyishyura wenda wambwiye ariko njyewe na n'ubu ndacyamya ko nta kibyihishe inyuma yewe n'uwo Zawadi nako n'uwo Rehema nta kintu muzeho kirenze. Hanyuma ubona ariye mpamvu rero umukunzi wawe mwari mumaranye igihe kitari gitoya yafashe initiative yo kuvuga ati njye nawe ibyanjye nawe birangire cyane ko yatubwiye ko umuhamagara ntashobora kukwitaba ariko iyi saha nzi neza ko mutakiri mu rukundo nk'uko yabidutangarije ni nawe yo wanyihamagariye ati hari icyo nshaka kuza kuvuga kuri ibyo bintu nyuma yo kubonera inkuru yawe. Ubona ariye mpamvu rero yatumye akubwira ati reka ibyanjye nawe bihagarare. Impamvu ni iriya nkuru nanga ikibazo ari Rehema kuko iyo bari Rehema nari kubona natandukanye na Zawadi mbere yuko iriya nkuru ijya hagaragara. Niyo mpamvu njye nakomeje kuvuga ko Rehema nta byinshi twari tuziranyeho ahubwo ikintu cyateye Zawadi kujya ku itangazamakuru akavuga biriya bintu ni iriya nkuru yabonye ariko njye nkibaza umukobwa ugukunda aho yakanshigikiye ko nibura ndimo ndarwanya ubugwari ndimo ndashira ukuri ahagaragara ko ibyo bintu nabigenderamo arimo arandwanya kugira ngo nkomeze nshigikire ibibi ngo nuko umuntu ari inshuti yanjye
ese wakomeza kujya ushyigikira ibinyoma, amanyanga, ibintu ngo kugira ngo umuntu atandeba nabi? Okay, nimba we yumva umutima we umubwira ko kuba narashize hanze biriya bintu bituma agomba kunyanga, ebana ntacyo narenzaho, ubwo umwanzuro nuwe. Mwari mwongera kuvugana? Ngo ndongera kuvugana nawe. Kuki se utashyizemo imbaraga ngo umuhamagare? Ubu se nashiramo imbaraga zingana gute? Kereka hari ubwo ngubwo ntango imbaraga nimba umuntu umuhamagaye nakwitabe, WhatsApp ukamwandikira nagusubize, message isanzwe yandika nagusubize, ubwo umuntu se izindi imbaraga nanone nango ari byiza kugira ngo winjire mu buzima bw'umuntu cyane. Nekabanza bitekerezo niyumva afite, niyumva ibyo nakoze wenda narindi mukuri, nimuhamagara zanyita batwiyunge. Okay, uwo n'umwanzuro w'abakundana, ntago burya wenda twabyinjiramo cyane, ariko ndakomeza wenda nkubwira kubona nagiye nkorana nabo. Rehema uramuzi? Ndamuzi. Hanyuma Rehema se mwari mubanye gute? Ubushuti bwawe nawe bwari bumeze gute? Rehema nango ubushuti bwanjye bwari ubushuti burenze, wenda ku buryo ushobora kuvuga ati hari ikindi cyari kibyihishe inyuma. Bwari ubushuti busanzwe, wenda nk'umuntu mushobora kuba mwariganye primary, secondary, mwasoza turokome mwagaca undagaca, then mukongera guhura mu buzima busanzwe. Nuko mwari mubanye, nuko ubuzima bwari bumeze. Urumva nta bintu byari birenze, byari biri hagati yanjye na Rehema. Hari ikiganiro twakoranye, sinzi nimba barakibonye. Narakibonye. Hanyuma Rehema we mu magambo yaravuze ati Juma, nta kintu nasobanura kinini, ati ni nk'igikoresho cyanjye. Reka nkubwire, buriya Rehema rero ni igicucu. Rehema ni igicucu kubera ko iyo umuntu yifata akavuga ngo ngende igikoresho cye, uwo muntu ushobora gusanga no mu mutwe ashobora kuba baramutemye, ubwonko bwibutsa bwararangiye. Yakabaye anyita igikoresho cye, njyewe nibura arangaburira. Uzi yuko abakobwa b'iyi minsi basigaye basuzugura Sandrine. Impamvu yavuze ngo igikoresho cye, we yaravuze ati njyewe mvuga ibintu uko umuntu yabivuze, mujye wenda munanyihanganira rimwe na rimwe. We yaravuze ati ni igikoresho cye. Ati igikoresho cyawe se mu buhe buryo? Mu magambo yarasubiza ati ni nka wa muntu iyo ndyamye haba hatari magi, haba hatari nka mitsingi, haba ububyeri, ibintu nk'ibyo. Niwe mpita hamagara ati Juma, genda ku muhanda unzanira ibyo bintu. Ati mbese ni nk'umukozi wanjye, n'igikoresho cyanjye. Ati nuwo Juma nuko tubanya turiya, ni nk'umukozi wanjye siri kwakundana. Ariko reka ngusaba akantu kamwe, waretse iki kibazo ukazakimbaza ndi kumwe nawe. Kuwenda ubu ngubu kukimbaza njyenyine ndumva nta kintu cyinshi cyo kubivugaho, kuko Rehema numvisha avuga arenze no kuba igicucu. Njye njya kumuzanira amagi ku muhanda njyewe, uzi yuko Rehema ahubwo wazambara ukamunumira njye nawe, ko byadufasha gusobanukirwa ukuri kwanjye nawe. Ushase muzarwane Juma, ko mba nubivuze ugahita urakara cyane. Oya none ahubwo ushobora gusasanga tuganiye duseka, kuko umuntu gutuma amagi urumva mutari inshuti. Ariko wenda ugahita hagaragara ukuri. Reka nkubwire, Rehema uko umureba kuriya, sibyo? Ubuzima bwe sinshaka kubwinjiramo, sinyeneye no kubimenya. Urumva? Ariko Rehema uri igicucu. Sinzi uburyo nabivugamo. Nge nta nubwo ngewe amafaranga mfite nyemera kujya no guhura na Rehema mu bundi buryo butari ubwa business. Ni ukuvuga rero waba ukora business nawe akaba akora business, hari ibyo bibahuza. Reka mvuge gutyo, bitewe na business yariyo. Ntango business ihuza abantu ari business. Nakubwiye ngo icyamuzana Rehema kereka ari business. Okay Juma, ndabikwemereye, umuntu wita Rehema nzabahuza mu kiganiro. Uzambabarira umuze nawe, urumva? Tuzava hano imbere yawe ukuri kugaragaye. None se ni iyihe mpamvu wumva umukobwa yaza akavuga ati runaka ni igikoresho cyanjye, ati ni umuntu numa gutyo gusa, cyane ko yanongeye hati Juma ni umuntu udafite amafaranga, abasore nka bariya nta kintu babamaze, ati ni nk'akadogo wanjye uriya. Buriya iyo abakobwa bariyumva iyo bageze muri kiriya cyiciro, baba bumva bagezweho. Noneho iyo bageze ku itangazamakuru bavuga ibyo bashaka.
kuko nyine baba bamajije kwiyumva. Ntabwo yonge ndi umwana nka Rehema, nta nubwo njye mfite mu mutwe hangana na huriya mukobwa. We ko yarageze ku itangazamakuru akavuga ibyo ashatse, we hari inyungu yarabifitemo. Ariko njyewe mfasha nzongeye kugaruka kuri izi mikoro zawe nibura nabonanye na Rehema, uri kudukoresha interview njye nawe. Ya nta kibazo rwose, njyewe wenda nzakora uburyo bwose bushoboka umuntu bita Rehema mukuzanire, kuko wenda byanasobanuka. We waravuga uti Rehema nitwahuzwa n'ikindi kintu cyari wenda cyerekana nka business, wakaza ati Juma ni nk'umukozi wanjye, ni wa muntu numububyeri, ni nka kadogo wanjye, ati ni umuntu uciriritse, ati aho ni mwakoze ikiganiro nimwabonaga ko yari yambaye jezi. Ariko bakobwa kuko nge sinzi umukobwa ashobora kuguhuza abandi bose. Ubu se araramuka ari mu bubyeri bwa hato na hato, ubwo bubyeri irangegera y'umukobwa ifite ayo mafaranga yayabona yo kugura byeri. Umukobwa araba atagira n'urwara rwo kwishima, uzareba ahura mu gakanzu kamwe ntajya agahindura. Uwo mukobwa ni mabyeri mu buhe buryo? Oya se kandi rero waba ugiye kumusebya, waba ugiye kumusebya. None se hoya nanga ari ukumusebya, nanga ari ukumusebya, ahubwo icyo nge nshaka, urumva, icyo nge nshaka ni ukumenya ngo koko Rehema afite ubwo bushobozi bwo kugurira Juma byeri, cyangwa afite ubudahangarwa bushobora gufata Juma bukamutuma amagi ku muhanda. None se urumva uwo mukobwa aho atameze nk'igicu? Oya wituka namwihorere. Ariko njye wenda ikibazo nibaza, ubona se nyuma yaho wenda yuko abanyire interview wabarigize kuvugana nawe cyangwa kumuhamagara mukavugana? Na nubwo njye uretse wenda kuba ari wowe waduhuza tukaganira turi kumwe njye nawe, njye tunahuriye mu muhanda niyancika. Oya nimuzarwane muri abantu bakuru, yajya kunsobanurira. Hanyuma se urambwiye uti ni umuntu ntago twashobokana cyane ko wenda ngiye murenzeho, ni nk'iye mpamvu ubona we ubwe yakwitabaje, kandi noneho ya service niho mbihera ukayimukorera koko, nimba koko wenda nta kindi kintu atagutuma yarakwitabaje nawe bijya gusabye urabikora koko. None se ikibazo rero urumva njyangira kuba yaranyitabaje nkamufasha. Nakubwiye ko twiganye primaire na secondaire. Urumva inshuti nk'iyo ngiyo kugeza iruhande kagutakambira ku kibazo runaka, uba wumva ko ikiri yayindi nyine nk'uko mwiganye, ntabwo uzi ko aba yarahindutse. Kuba rero Rehema yaragiye ku itangazamakuru akanaranga kuriya, rega kwambara ikabutura n'uburenganzira bwanjye kuko nari ndi mu rugo, ntabwo nari ndi igisambo, ntabwo nari nagiye mu gasozi. None si uriri wanyu ntabwo ugomba kuba relax, nese ndihambira byiki? Ubwo rero kuvuga ngo njyewe ngo nari nambaye ikabutura ngo nta mafaranga ngira iki n'iki, ubwo abambaye costume nibo bafite amafaranga. Hari umuntu wari wagiye iwe ngo usanga yambaye costume wese yicaye ku gasonga bugari ngo nambaye costume kugira ngo ujya cana ajya asanga afite amafaranga. Nanga amafaranga agaragarira mu myenda, urumva. Nimba ari nako yatekerezaga yaribeshye. Okay, tusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro, ndabona n'imvura turi gukora iri kugwa, ariko nago naye gukatinga kuko nubundi twari tugiye gusoza ikiganiro. Gira ubutumwa ugenera umukunzi wawe wa mbere witwa Zawadi. Icyo nabwira Zawadi, nimba azanakurikira iyi interview, Zawadi, icyo nakubwira cyo warahubutse, wagiye mu gihe kitari cyo, kandi wumvisha amabwire, ntabwo ari kuri urukundo rwacu rwari kurangira. Ariko njye simbyita ko rwarangiye kuko njye ndacyagukunda. Ahubwo wowe bitekerezeho, hanyuma ungarukire kuko umutima ugukunda ndacyawufite. Urakoze. Hanyuma agira n'ubutumwa ugenera umuntu bita Rehema. Oya Rehema we ni igicucu, kukomeza no kumumbwira byo ntabwo nyeneye no kubyumva rwose. Gusa icyo namubwira cyo, azakomeza numizo magi nizo byeri ku muhanda. Ariko ikindi narenzaho cyanyuma, ajya agenda areba mu muhanda neza, najya abona isura yanjye ajya yiruka, kuko umunsi twacakiranye bana, haba mu mvura haba ku zuba, sinzi ikintu kizadukiza. Ni ukuvuga ngo njye nimura nawe bana azabimbwira neza, azansobanurira. Umva nkubwire Sandrine, nakubeshye, uretse kuba yansobanura akambwira nimba yanyweye itabi kugira ngo avuge biriya bintu, urumva, cyangwa yanyweye inzoga, ushobora kumwumva. Ariko nambwira ko yari normal mu mutwe.
hanyuma umusore wita K.James we yaje kwisabira imbabazi umukunzi we Rosine. Nyuma yaho uriya mukobwa Rosine mwanongewe kuvugana? Ya Rosine we ntabwo ndongera kubura nawe kubera ko ntibanagarutse ngo bananshimire ko nakoze ko nabakoreye serivisi ikagenda neza. None se urabona ko ku isi ari namunoza? Iyi si ni namunoza. Ukorera umuntu serivisi ntakwibuke, uvura umuntu amaso akaba ari wayarebesha nabi. Nikuvuga ngo njye namaje kugwa mu gatego ntarinzi ko nzagwamo. Iyo menya ko ari uko byari kugenda bari abakobwa nta kintu nari kubafasha, ariko urabona ingaruka nyinshi ninjye zirimo ziragarukaho nk'aho ari njye wakoze amabara kandi njye narafashije abantu. Ni ikibazo, nta kibazo Juma, wenda dusa n'abagana ku musozi ugira ikintu wabwira abagukurikiye. Icyo nabwira abankurikiye aka kanya ni uko namwe mugomba kumenya ukuri. Iriya nkuru yari iya nyayo, biriya bintu byabayeho. Ikindi ni uko abakobwa bose bumva bagomba gucibwa inyuma kugira ngo bumve babayeho neza. Nta mukobwa ushobora gukunda ari wenyine ngo yumva aguwe neza, kuko nanjye bimaje kunandukanya n'umukunzi wanjye kuko nafashije. Iyo aza kunshigikira ko nakoze ibintu bya nyabyo, nibura namwe muri komenti mwaravuze turiya musore ni umuntu mwiza arimo araturenganura, ariko kubera ko nabonye ziriya komenti nabaye imbwa, nabaye igihungu, ngo dore uko kimeze, ngo dore uko gisa, ndacana ngo nguwahanyuze. Urumva nta yandi amazina yanjye nyine yararangiye, nanga amazina yanjye nyafite barayanyambuye. Nabaye ngurwo rumeze ngurwaho runyuze, dore uko cyabaye. Ariko sorry basi, uwo bizabaho azamamagare. Nicyo nababwira. Ni ukuri Juma, wakoze cyane kandi n'ikindi gihe nitugukenera tuzakubone nimbona Rehema vuba cyane. Yabaga warumamagaye n'umugore ukambwira ngo mu gitondo ngwino Rehema yabonetse. Wenda akora ibishoboka. Murakoze. Gasaro TV.